reka mbasuhuze nshuti mpumbuye cyane ba Rwema Solutions. Mbakunda kubi nubwo mwambuze, ni ikibazo cy'ibikoresho ntafite. Umuvandimwe yahisemo kuntabara ngo YouTube channel yanjye batayitwara. Harya ngo bigenda gute? Bayambura monetization. Ubwo asanga ikintu navunikiye cyose kiragiye giciyeho, nkazongera gutangira mbese bushyashya. Utunze nk'uko utunze ikintu kitagufitiye akamaro ubu ni igikira. Wowe ni iki se nyine waba utunze kitagufitiye akamaro? Nicyo cyonyine ubwo mu bintu byose ufite waba utunze cyarakuvunye kandi nta kamaro kimufite. Rero hari abantu benshi bari kwicuza ngo iyo ngira icyo ntangira gukora umwaka ushize nk'iki gihe. Kanzane mikoro abantu bari banyuma. Urumva? Pizzo. Hari abantu benshi nisanzemo mbere y'uyu munsi, ariko kuko ubu nge ndiyaruye. Hari abantu benshi batagira umubare nisanzemo bari kwicuza ngo iyo umwaka ushize nk'iki gihe ntangira gukora iki n'iki kuri iyi tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri 2024 haba harangiye umwaka ndi guserebura ikintu iki n'iki. Gusa njyewe ntihashize nk'umwaka rwose nta kintu nkora. Nta kintu ukora. Birakabije. Noneho tekereza ni imvune. Uribuka cyagiye twicaye hano epfo kuri kara kantu k'agapodium habera ubukwe. Uri kuvuga uti ngewe ikindi gihe nk'iki shene yanjye zabimeze guri. Icyo gihe cyo bigeraho. Reka nshime yuko nabigezeho bya bindi. Ariko mbigezeho ntabwo nigeze nsetinga ibindi new goals. Shora kuba ro byapfira. Birababaje rero, bitera agahinda kwinjira mu mwaka mushya wowe utari mushya. None biranababaje kubona abantu barenga ibihumbi 10 umuntu abantu umwe babiri batatu ibihumbi 10 bose binjira muri BK Arena bategereje Rwema Solution ko aje kubaganiriza bagataha batamubonye ntanababwira impamvu. Impamvu ya mbere ni kubura ibikoresho. Ariko hari motivation ngira ikamotiva abandi ngewe ikansiga ngo tangira nonaha ukorera huri ibyo ushoboye ukoresheje ibyo ufite. Nyuma y'umwaka uzaba uri gukorera ahandi hantu henshi hatandukanye wararonse ibindi byo gukoresha ibindi udashoboye. Sinzi niba unyumvise. Donc utangiriza ibyo ufite ubikora utangira nonaha nk'uko ubu ndatangiye mpagurukije mfashe nsetinze new goals buri munsi ariko umva niyo naba ndyamye nzajya mbyuka nkanguke nshyiraho akantu uganiriza abantu bawe. Abantu banjye rero nzanye ingamba nshyashya. Rwema Solutions nta kuryama. Ubuze umuntu wisanze mu bishokoro by'ibyaha kubera ko atacyumva za ntuza zawe. Ubuze umuntu ubuze umuntu urugo rwe rwasenyutse kubera ko adaheruka kumva mu gihe ibintu bigenze uko atabipanze mu rugo. N'uyu rero imbazaniye episode ntazigeze zizarangirira z'umukobwa witwa Nathalie. Ba Nathalie bose ndabasuhuje, ariko cyane cyane Nathalie wari ukiri umukobwa, ubu ntabwo akiri umukobwa byanze bikunze. Yari umukobwa muri za 2001 2002 nibwo muheruka 2001 to be honest. Mperutse kurangisha umukobwa nanone wangiriye neza, namurangishije ku Gasaro, ubu naramubonye ndishimye cyane. Ariko uyu Nathalie nari umukiriya we, yacuruzaga telefone publique hariya mu Giporoso neza no mu nzu y'abaporoso. Ariko nari ntaraba umuporoso icyo gihe. Ubwo rero kuba ngiye gukoresha izina rye nuko nyine namwibutse. Yego. Muri iyi nkuru yuko yagarutse episode ntazi umubare kugira ngo mukomeze mukumbure, ngiye kuyibabwira. Byamugendekeye uko atabipanze
muzakurikirana muvanemo amasomo menshi. Buri muntu wese uzakurikira iyi nkuru azakuramo amasomo. Part 1 turayitangira nyikubarira mbese uko byagenze. Uyu mukobwa Nathalie ibintu byatangiye kugenda nabi uko atabipanze ku munsi we w'ubukwe. Wakurikiraga umunsi wa graduation ye. Friday evening bari muri ceremony za graduation, fiance we yaje buri buzinduke bakora mariage, ubukwe. Kuwa gatandatu mu gitondo bazindukira mu bukwe. Hanyuma hoteli byabereyemo ntari bwamamaza aha, haza umukobwa bavukana kuri se. Kuvuga nyina wa Nathalie yari yaratandukanye na se. Se ashaka undi mugore. Batandukanye bakiri bato, Nathalie akiri gato cyane. Ku buryo icyo ntari gusobanukirwa mbere yo gukomeza, ni inkuru mpamo cyangwa ni inkuru y'imfashanyigisho? Ni inkuru mpamo. Ni inkuru mpamo. Komeza. Uko Nathalie yagarutse, uko yagarutse. Hanyuma nari ntangiye mvuga uko byatangiye kumugendekera uko atabipanze ku munsi araye ari bugire ubukwe, kandi ubwo bukwe bugakurikira graduation ye arangije kaminuza. Urumva umukobwa urangije kaminuza aba yiyumva kabisa. Noneho akiyongeraho ko abonye n'umugabo bari buke bakora mariage. Ibyago bye, nyina atandukana na se yari akiri gato, kugeza ubwo se yahise arongora undi mugore babyarana undi mukobwa wahise aba nyine murumuna wa Nathalie ariko kuri se. Banabana muri urwo rugo baranakurana. Yewe ni ukuvuga Nathalie yarezwe nande na mukase, kandi urabizi ko umwana wundi abishya inkondo. Uyu mukobwa yakuze agirira ishyari uyu Nathalie turimo kuvuga mu mwandiko. Nuko rero bitangira rero avuga mu mutima we yigira inama yuko atazigera yifuriza icyiza uyu mukuru we Nathalie. Sinshaka na rimwe, yararimubwiye turaza kuhagera, sinshaka na rimwe kukubona wishimye n'umunsi n'umwe. Nubwo yamupangiye amutegurira ibitandukanye n'ibyo Nathalie yari yarapanze. Urumva kuri graduation yapanze ubukwe bukeye bwaho. Muri iryo joro rero kuko bari baryoheje cyane, hoteli bakodesheje bagombaga no kuyiraramo umuryango wose. Bityo rero Nathalie kubera ubukozi, uyu mukuru murumuna wa Nathalie kubera ubukozi bw'ibibi bwe, yari yamaze gupanga n'abagabo basanzwe basambana. Umwe muri bo ati uyu munsi noneho turanezerwa nta n'ikintu uri bwishyure muri hoteli yakodeshejwe na famiye. Wowe nta kintu uri bwishyure, umenye yuko icyumba cyacu ari nimero 7. Wabyumvise? Turarara muri 7 kuri level ya 2. Bararyoshya baranywa bose bageze ahangaha. Noneho uyu murumuna wa Nathalie ati, kandi Nathalie w'icyumba cye cyari nimero 9. Urumva? Nuko aza kujya mu matwi uyu mukuru we atariko rero dore burije twese n'ubundi turarara hano, kandi fiance wawe wabonye ko yaje mu birori byawe byo gufeta diplome yawe, nawe reba yabaye ibyatsi, murararana, icyumba cyawe ni nimero 9. Nuko amunywesha, mvugira ngo amunywesha akantu gatuma asinzira ibitotsi bidasanzwe. Kamaze kumuca intege aramusindagiza amujyana muri shambure nimero 9 aho kuba nimero kangahe 7. Kandi nimero 9 niyo yasezeranye ko ari buraranemo nande na wa undi. Kandi uyu Nathalie yari yamaze kubwira grand frère, boyfriend, bari busezerane mu gitondo, ko ari buze kumufata mu gitondo muri 7. Tayari baramuhindura bamujyana mu 9. Hanyuma akigera ku 9 kandi yacitse intege, urumva yahize agira ate
arangira kubera ka kantu bamushyiriyemo. yahise arangira. Noneho umugabo wasezeranye n'undi ko bari buhurire mu 9 nawe amusanga mu 9 bakora ibyo bakora, namwe mwese muzi. Aho ujye muba mushaka mumvugisha amangambure. baca iyo hepfo iyo. Baca iyo hepfo iyo, undi ati ndabikoze tu. Mu gitondo cya kare umukwe araza n'indabo, za zindi nyine bazanira umugeni baje kumufata ngo bamujyane mu rusengero. Ahageze Nathalie ko ntari muri 7 ari hehe, akomanga ku byumba byose yarazi aho baraye bose. Genda umurebe yaraye mu 9, yari yasinze yayobye. Umugabo aragenda arahonda urugi. Nathalie ntiyashobora gukingura. Ubwo ahonda cyane undi arakanguka, ariko akangutse asanga yambaye ubusa, kandi akumva mu nzu muri dushe hari umuntu uri koga. Yishimye cyane ngo ni wa mugabo wagize ute, wamunyuranyiye hepfo. wararanye uwo yibwiraga ko ari we basezeranye. Nuko Nathalie arabyuka, akinguye ahita abona ni boyfriend we. Aya masaha uracyaryamye? Hatari kubundi kwanza iki cyumba ni nimero kangahe? Arebye asanga ni 9. Muri dushe akabona hari umuntu w'umugabo, hari imyenda hano hasi n'inkweto n'amakariso n'ibindi ntazi. Ati ni ibingibi unkoreye koko ku munsi wanjye w'ubukwe, unkoze ibingibi? Afata bya birabo byose abimutera mu maso. Uravye uburakari bw'abasore, nawe njya nkubona iyo warakaye bameze nabi cyane. Amutera ibyo birabo. Noneho atoya nsobanurira, ninjye fiance wawe dufitanye gahunda, ariko mbabarira nasinziriye cyane. Atari ko se ubundi umuntu uri koga hariya ninde? Ntabwo ari narinzi ko ari wowe uri koga hariya. Undi ati cyanda wandyarya we, tubonana guhombanya. Ahita yigendera. Ubukwe bupfa buryo. Ubukwe bwapfuye gutya. Famiye bumva ibyabaye, ari se na mukase na wa mukobwa nyiri kubikora. Bazana umukobwa arira cyane, ajejeta amarira mu maso. Muri famiye umuriro uraka kabisa. Wa nyamusore nawe bukwe bwe bwapfuye, kandi yasize yiteguye n'icyo yayobewe n'icyo ajya kuvuga, ahitira mu rugo azi ngo agiye kubwira se na mukase ibyabayeho na wa mukobwa. Murumuna we yicaye hariya yumiwe hamwe na nyina, barimo kuvuga ngo ni ibara ryaguye mu rugo rwabo. Se rero araza ati wacyohewe, unkojeje isoni mu muryango. Papa mbabarira rwose, ntabwo ibintu byabaye byose nta ruhare n'uru rutoya. Kwa kundi nyine tubivuyemo kuri Max. Buri wese aba afite uruhare rwe, ariko ntashobora kurwemera nubwo rwaba ari ruto. Nta ruhare n'uru rutoya nagize mu byabaye. Ubu ibintu biri kumbaho ndumva ari filime. Apfukama imbere ya sheri we, amusaba imbabazi ati mbabarira, undi akamutera imigeri gutya ati toka. Ntabwo ndi nayivu ku buryo ibintu niboneye n'amaso yanjye wambwira yuko atari wowe wabikoze. Ati ndetse rekana nitahire. Sora arasohoka aragenda. Akigenda rero ise azabiranwa n'uburakara, aramukurikira ngo agenda negosiya biranga. Mu gihe abo basigaye mu nzu, nyina yagiye mu cyumba guseka. Nyina wabo yagiye mu cyumba guseka, hasigaye abakobwa babiri rero, undi ari guturaga agahinda murumuna we. Ni ukuri Nathalie rwose ndarengana muri ibi bintu. Nge ndabizi neza kurengana sheri, ni ukuri ndabizi neza kurengana 100%. Sinane se ko ntacyo umvugira. Wagicucu wese nkeneye ko wishima. Ndaha ninjye wabikoze byose, imipango yose ninjye wabikoze. Akora mu isuti yazana akantu kabamo twatunini. Ati igihe mwanywaga ari mu kirahuri cyawe no muke namennyemo kano kantu gutya 2 3.
umugambi wanjye nagira ngo ubukwe bwawe bupfe kuko nanjye nkunda uriya musore wagombaga kukurongora. Nuko rero kuko akunda iyi famiye at least turamuhoza amarira njye musange wagicucu. Umukobwa azabiranwa n'uburakari, ni koko ni wowe wankoze ibi murumuna wanjye twareranywe gutya, agafata imisatsi gutya zamura gutya agiye kukaniga ngo agahwanye. Ubwo niko kavuza induru, nyina baje yiruka na se bahuriye aho ngaho, ati bu ni ubwa mbere mbonye skandale ebyiri mu rugo rwanjye zikozwe nawe Nathalie. Iya mbere ukojeje isoni umuryango nk'aho bidahagije, wongeyeho no kwica murumuna wawe. Barakakura kabiza urufuzi byuzuye ahangaha neza bashyira hariya. Nuko se ahita akatisha itike y'indege aramuhereza amuha n'amadolari 300. Mvira amwohereza mu gihugu cya kure, sindi bukibabwire mutahitamo umume. Amwohereza iyo, ntuzongera kwitwa umwana wanjye ukundi. Ibikapu bye babipanze nta kintu cyasigaye muri iyo nzu, baterera hanze, nawe bamunaga hanze barafunga. Bamuhaye billet d'avion agende n'amadolari 300 ze kwirwariza nyine naho agera ashaka ubuzima bwe. Ni mukuru arangije kaminuza nawe yirwariza. Nathalie yaragiye hashira imyaka 9. Ingahe? 9. Nta telefone, nta na kabaruwa, nta na kayimeri, nta na ka WhatsApp. Reka da, famiye ntibongeye kumutekereza ukundi, baramuborotse ahantu hose. Kugeza ubwo yumvise kandi telefone imuhamagara nyuma y'imyaka ingahe? 9. Yase, turagushaka muri famiye. Munshaka nyuma y'imyaka 9. Biri very important, niba uzi ko ari ingeso, niba uzi ko ndi so, turagukeneye muri famiye ahubwo none ahangaha. Ati n'ubundi nyine nta mu famiye se wayigira ute? Nta kuntu wayigira. Afata inzira n'umusore w'imyaka 8. Yabyaye. Yabyaranye n'undi bararanye. Niryo joro nyine yaratwise agenda agera mu mahanga. Nibwo yamenyeye ko atwite kugeza byaye umwana w'umuhungu. Amwita Liam. Hari umuntu w'inshuti yanjye ufite umwana witwa Liam. Niyo mpamvu mpise iryo zina rihise riza. Noneho bajya kugura amatike y'indege business class, kuko yaragiye atera imbere uyu mukobwa. nta umva byagenze uko atabipanze, ariko nanone ntabwo yagiye ngo abe nabi. Mu kibazo yavanyemo imbaraga zituma akora cyane ku buryo yavuze ati ndagenda muri first class. Nigeze kuvuga niba ari hano, niba ari kuri Rwema Solutions, ubuzima bw'indege, ntembereza abantu mu ndege, pariti zose n'imiryohere ya buri hantu, n'amafaranga umuntu aba yishyuye. Muri business class cyangwa se first class niho yaguze itike n'umuhungu we. Hagombaga kugendamo abantu 3. Habajya habaho ibintu by'impurirane, mvugira ngo impurirane babyita coincidence mu gifaransa no mu cyongereza coincidence. Bahahurira n'umugabo nawe wari uje kugura itike yari isigaye, ari kumwe na bano n'umubouncer we. Uwo mugabo nyine kuko yari umukire cyane, yaraje ari kugura, niwe wari uje kugura iyo tike y'indege yari isigaye, ari kumwe n'umubouncer we. Basanga nyine ako kana kari gukinira aho ngaho, baraza kudusiga tugira vuba, gasakuze cyane n'iki byose. Noneho umugabo ati ngiye sinkunda urusaku, kuba hari umwanya umwe kandi ari 3, ntabwo najyana n'umugore n'umwana bansakuriza. Akora mu mufuka amuha amadolari asobanutse, ati bambura itike baze gushaka iyindi ndege. Umugore ko yihagazeho, ngewe se wanyishyuriye ku buryo uza kuntangaho ruswa ngo banyambura umwanya wanjye? Reka turebe nawe nge ko bawunyambura, maze iyi kampani y'indege ibihiye nayo turebe.
umukobwa wagurishaga amatike arabyanga, abyanze ngaruke gatoya mbabwira iby'uyu mugabo by'impurirane nari mvuze. Uyu ni wa wundi wari waryamanye mu myaka 9 ishize na Nathalie muri cya cyumba. Kubw'ubukire bwe yasibanganyije ibimenyetso. Uyu bouncer we yamubwiye ibyabereye muri iyo hoteli yose byose, anamubwira ko yaraye ku mugore utari uwo basezeranye, banabimwereka mu makamero byose ukuntu byapanzwe. Nuko ati rero kampani yanjye yabihiye burundu, baba bayirangije aya makuru agiye hanze nka kwa kundi nyine ibi tuvuyemo by'isimbi n'abandi bose bishobora gutakara byose bikagwa hasi, kubera buriya kubaka izina biragora cyane, ariko kuri senya ni umunsi umwe. Nuko umugabo ati genda ku giciro icyo ari cyo cyose, usibanganye ibimenyetso byose ku buryo iyi nkuru itari buzigera imenyekana ko naraye no muri iriya hoteli nkakora n'aya marorero. Naho uriya mukobwa Nathalie uriya bizarangira nyine, kuko ntazigera namenya ngo ninde, azarangira atyo sinzanakenera nanjye no kumenya suite. Ubwo nibo bahuriye hahandi rero sasa. Kubw'ibyago bikomeye cyane uko ka kana kari gusakuza, nyina ari kugahagararaho ati ntabwo umwana wanjye asakuza, aritonda kandi nta nubwo ari uruhinja, dore afite imyaka, yari bavuga ngo uruhinja rw'imyaka 5. Akana nako njyewe ntabwo mfite imyaka 5, mfite 8. Tumvise umugore arangije afata amazi mu kirahuri atukansuzugura gutyo. Ikirahuri cyari giteretse aho ku meza, ikirahuri kibuye umugabo nyine yirata cyane, yaje ari kunywa amazi mu kirahuri atereka aho ngaho bari muri izo disiki. Umugore arafata mena mu maso hose. Bounce ati none se boss, kubona ibyo uyu mugore agukoreye, twahinduye indi ndege ko indege n'ubundi zihari. Reka mbaze, ati baza vuba vuba. Ubwo umusatsi wareze, ya muzungu yabaye umutuku, yahindukiye. Noneho ubwo agiye kubaza indi ndege kandi arayibura. Agarutse ati none nta yindi ndege ihari uyu munsi, ubwo tuzagenda ejo. Atoya turajyana n'uriya mugore. Nibi ntagukoze murajyana, nta kibazo turajyana. Akana kaba karagarutse kabona ibi bintu babyita gute, ikibibi ku kaboko k'ibumoso gisa neza n'icy'uwo mwana, bisa neza. Umwana arahuruduka ahita hobera hano mu mavi, nyine niho yagarukiraga. Ati dadi, ndishimye guhura na dadi. Niho umugore ati Liam, warasaze, uyu usabaye dadi gute? Ntabwo uzi biri kubera ahangaha, abaye dadi gute? Ati nge ndabizi, ndi kubifiringa, uyu ni papa. Ati ahubwo nansobanurira ukuntu yadutaye. Uyu ni papa, nansobanurire ukuntu yadutaye. Umugore nawe ati ntabwo ari so, yewe wamenya so kundusha se, ari nge wakubyaye. Ati vaye, ati nge ndabizi neza, ndabifiringa. N'ikimenyetso ngaho reba ku kaboko ke k'ibumoso, reba ku kiganza cye inyuma, ahita habona ya nkovu. Ikigabo nacyo kirebye kirayibona, kirebye gisanga isa n'umwana. Wa mwana we, ibi ni ibisanzwe, abantu bashobora ni coincidence, birashoboka. Ubwo niko ari kubwira na wa mugore ati hari abagore benshi cyane birwa bohereza abana babo ngo baze bavuga ngo ndise, ari ubwo bashaka amafaranga yanjye. Ubwo niba waburaye nge nagufasha nkabashakira ibyo murya. Nge mburara. Bahita mukurura baragenda, n'umujinya mwinshi barigendera. Bagira gute? Barigendera. Baragenda, indege irahaguruka, bagenda nyine ntawe uvugana n'undi kuko barakaranyije. Bavamo buri wese ajya he. Wa mugabo ajya muri ya hoteli, iyi n'ubundi ya yindi byaberagamo, ni ukuvuga afitemo n'imigabane. Nuko umukobwa we ahita ajya iwabo muri famiye, aho bamushakaga. Ageze muri famiye rero, baje kumwakira ku kibuga cy'indege, bagenda mu modoka. Wa murumuna we baryohanye na wa mundi wahoze ari sheri we mu myaka 9 ishize,
wari bumurongore wa munsi, umugambi yawugezeho neza rwose biryoshye bishimbanye sheri shushu, hanyuma bageze mu rugo urumva ubwo bamaze kubadepoza kwa nyina mukase na se, ise afata ijambo rero amubwira yuko hari umunsi mukuru ukomeye ko murumuna we agiye gukora ubukwe na wahoze ari ex boyfriend we, ni byiza ko yabonye imusimbura ntibatakaze uwo mukire mu muryango, none ubu kandi bikaba bimeze neza, bikaba bimeze neza cyane ko ejo hari ubukwe, ari nayo mpamvu bamutumiye. Akimara kuvuga ibyo umukobwa akizana uburakari vuba vuba, wa mugabo barahageze, kumbi nawe yaraziranye n'iyo famiye, abarahageze wa wundi bazanye mu ndege. Se abafashe ijambo ati nagutumiriye ubusa, ndumva bidakwiriye, nubwo ejo hari seremoni, iki cyana urebe iyo kijyana, twari tuzi ko wadukojeje isoni bihagije cyane ku buryo utakongeraho n'ikinyendaro. Akivuga atyo wa mugabo barinjiye, yakinjira niwe wamukuye mu isoni. Umukobwa yari atangiye kurira n'uburakari bwinshi bundi, nuko kuko yari bamaze kumenyerana bazanye no mu ndege, ahita amujyaho, ahita amufata gutya, ngewe ukavuga ngo umuntu abyaye ikinyendaro n'iki byose, ahita amufata nk'aho ari abasheri, ati tuzabisubiramo, reka nyine mbe ndebye aho twerekera nk'uko ubyifuza, ubwo nahejo ku munsi w'ubukwe, kandi umwana wanjye nzagira gute, nzamuzana. Story y'uyu munsi ni uko irangiye, tugategereza part 2, tugategereza part 2, episode ya kabiri, part 3 igire part 4, ninjye uzayisoza nkurikije ibyo mbona muri kome. Nguko uko Nathalie yagarutse, ubwo hagati bazaba bagenda babonamo n'utundi tuntu twundi tw'ibindi bitw'izindi nkuru, ariko uko Nathalie yagarutse we, ariko iyi niyo zaba ari main za trending, ndabiza abantu bakunda inkuru, urumva, kandi nanjye ibintu byo kubara inkuru ndi umu expert. Yego, nibyo. Hari ikibazo bumvamo muri iyi nkuru, harimo ayahe masomo ubu nona, cyangwa nawe urafatanya n'abantu muri comment kwandika amasomo mugenda mukuramo, niyo atuma tugira gute, dukomeza tukamenya part 2, ariko zirahari, gusa bituma weditinga, ukagira ikintu kinoze cyane nk'uko abantu batari babyiteze, kuko Nathalie dore byamubayeho, yarazi yuko bucya arongorwa, ibintu byagenze uko atabipanze, ariko tuzabona iherezo rye uko bizagenda, ntabwo nabivuga rero nonaha. Mbakunda kubi agatebe, akabuno ku gatebe, amaso kurekara. Yego, iyi nkuru n'izindi nyinshi nzagenda mbagezaho, n'utundi dutekerezo tundi dutandukanye, bizabafasha kumenya uko sosiyete igenda. Tuzaba tuzana ikibazo kimwe kiba muri sosiyete, tukizane tugishakire n'umuti binyuze mu kubara inkuru. Mbakunda kubi, yari Rwema Solutions. Niba mukunze iyi part 1, iyi episode number 1, nimukande kuri subscribe. Ndacyakeneye subscribers, kandi muyisharinge abantu bayikurikire neza, bumve bongere bumve, kandi mujye muyireba kenshi, kugira ngo kugeza niba iyi nkuru utashobora kuyibara mu buryo bwawe, uzaba utarayifata, ujye ugaruka none wongere uyirebe kugeza ubwo ushobora kuyibara mu buryo bwawe. Twabonyemo isomo ry'umukobwa murumuna n'abademiseri, murumuna wa Nathalie utifuza na rimwe kubona Nathalie yishimye, sibyo? Kugeza ubwo nkaho ibyo yamukoreye ku munsi wa graduation bidahagije, yongereyeho no kumutwarira ex boyfriend we, bakakorera ubukwe mu maso ye. Sha nahejo, bye bye.